ko ugenda umenya kwita ku ruhu rwawe, ni nako n'amafaranga usohora yo kwita ku ruhu rwawe nayo agabanuka, kuko ntabwo uba ukigura bya bintu bidafite umumaro. Impamvu kampani nyinshi zikunda gukoresha retinol aho gukoresha ubundi buryo ni ukugira ngo uyikoreshe igihe kirekire. Urumva iyo uyikoresha igihe kirekire egare ko baba bari kwinjiza. Kwita ku buzima bwiza bw'uruhu rwacu, ariko nanone no mu imbere ntitugire ikintu na kimwe twangiza ngo usange impyiko zarapfuye cyangwa urwagashya, ibintu nk'ibyo. So itondere izi, ari nziza kuyifata utayandikiwe na muganga cyangwa muganga atari kugukurikirana, kuko vitamin A zose zo kunywa ntabwo ari nziza, zishobora kugutera uburwayi bundi utakekaga. Niyo waba uri urukwavu buri munsi ukavuga ati ngiye kujya ndya karoti, ntabwo ushobora kubona karoti zihagije zishobora kugenda zigakuraho ya minkanyari, ntabwo byakunda. In a world where beauty's prized, Yaquel is here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Yaquel is skin caring, our promise to you. It's also caring, our expertise true. Ikaze nanone mu ishuri. Uyu munsi tugiye kwiga ku kintu bita retinol. Rero ama vitamin A yose tumenye ibyayo nuko zikora. Mbere yuko tuvuga ku ma retinoid, mbese ama vitamin A yose, ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko vitamin A zose tugiye kuvuga ntabwo zemewe gukoreshwa n'umuntu utwite. Umumaro wa vitamin A ni imimaro itatu: zikuraho ibiheri, zikuraho iminkanyari, zinakora exfoliation. Tugiye kureba buri mumaro umwe umwe uburyo ugenda ukora kugira ngo usobanukirwe byimbitse, kuko impamvu yo kwiga hano ni ukugira ngo tumenye mu buryo burambuye uburyo vitamin A zikoramo exfoliation. Ntabwo ari nka bwa buryo twize ubushize, ahubwo uburyo vitamin A zikora zo zoroshya ama cells, za dead skin cells ziri ku ruhu, noneho nyuma y'igihe runaka zikazava. Ubundi buryo zitangamo exfoliation ni uko zihutisha ikorwa ry'ama cells mashya. Noneho iyo ya cells mashya yakozwe, ntabwo za zindi zishaje ziba zigifite umwanya ku ruhu, process yo kugenda izikuraho nayo ihita itangira. Ariko ntabwo bivuze ko udakeneye exfoliation. Vitamin A nazo ntabwo zita zikuraho za dead skin cells ako kanya, ahubwo zirazoroshya ku buryo nyuma y'igihe runaka ziba zamaze kuva ku ruhu rwawe. Ushaka exfoliation yihuse kugira ngo product, amavuta ukoresha kugira ngo akore akazi kayo neza, uzakenera gukoresha ya ma acide twabonye. Ikindi wamenya kuri vitamin A ni uko yo yinjira muri layer ya gatatu, hypodermis, mu gihe exfoliation isanzwe ikorerwa hano kuri runo ruhu, epidermis, niho exfoliation ikorerwa. Naho ya ma cells mashya akorerwa muri layer ya gatatu, ariko iyo amaze gukora cells nshya zita ziza zigatura ku ruhu, za zindi zishaje, process yo gukurwaho nayo igatangira. Ubwo vitamin A itahita itanga exfoliation y'ako kanya, ariko ipromotinga natural exfoliation. Ngira ngo twarabibonye ko ubundi uruhu rwacu mu busanzwe rwakabaye rwi-exfoliating ubwarwo, ariko kubera factors zigiye zitandukanye ntabwo rwi-exfoliating. Rero na vitamin A zifasha mu gukora ya natural exfoliation. Uburyo vitamin A zikuraho ibiheri: vitamin A icyambere, zigabanya sebum production, ikorwa ry'amavuta. Noneho iyo ikorwa ry'amavuta twarabonye ko ariyo main cause ituma umuntu arwara ibiheri. Iyo amavuta yakozwe ari make, n'ibiheri biragenda bigabanuka gake gake. Kandi ikindi, iyi vitamin A zijya muri pores zigakuramo imyanda. Iyo muri pores nta myanda zirimo, bivuze ko n'ibiheri nabyo biragabanuka, kuko amavuta yawe aba agenda agakora akazi neza.
niba uri gukoresha acne treatment, niba ukoresha vitamin A izagufasha kwihutisha gukira vuba. Reka turebe noneho uburyo vitamin A zikuraho iminkanyari. Ubundi vitamin A uburyo zikuraho wrinkles ni uburyo bumwe. Zifasha mu gutuma uruhu rukora collagen. Ngira ngo twarabibonye ko collagen iba muri dermis. Twaranabibonye ko uko tugenda dukura ni nako igenda igabanuka. Niyo mpamvu ukenera ikintu gituma collagen zawe zikomeza kugira imbaraga. Iyo uruhu rwacu collagen yagabanutse nibwo ubona rwatangiye kunanuka, ukabona ntago rukweduka, ukabona nirwegeranye rurasaduka. Iyo rwasadutse nibwo uzabona twatangiye kuzana ya minkanyari. So collagen nicyo kintu gituma uruhu rwacu rugira imbaraga. Niba utararabonye iryo somo rivuga kuri collagen, nagushishikariza kurireba kugira ngo umenye gukuraho ya minkanyari. Ikindi ugomba kumenya kuri collagen ni uko niba utirinda izuba, byose waba wisiga nta kintu byatanga. Izuba niryo ryinjira mu ruhu ikica za collagen zacu. Kandi nanone iyo ukoresha vitamin A ugahura n'izuba, uruhu rwawe rutangira kuzana amadodo, uzana amabara. Nkuko twabibonye kuri collagen, twabonye ko ibyiza ari ugufata collagen supplement. Reka noneho turebe kuri vitamin A yo bimeze bite. Kuzinywa nibyo byiza, kuzisiga nibyo byiza, mbese reka turebe vitamin A yo bimeze bite. Iyo uruhu rwawe rwazanye wrinkles cyangwa fine lines, ntabwo diet yagufasha kubona amount ya vitamin A ukeneye kugira ngo ya minkanyari iveho. Ntabwo byakunda. Ariko igihe utari wazana iminkanyari, kuba wafata karoti cyangwa ibikomoka ku mata nyine biba bikungahaye kuri vitamin A, yego byagufasha kuba wakwirinda kuzana iminkanyari. Ariko igihe cyose wrinkles zagaragaye ku ruhu rwawe, vitamin A yo kunywa nta kintu yakumarira. Niyo waba uri urukwavu buri munsi ukavuga ati ngiye kujya ndya karoti, ntabwo ushobora kubona karoti zihagije zishobora kugenda zigakuraho ya minkanyari. Ntabwo byakunda. Igisubizo rero ni ikihe? Supplement hoya, kubera ko vitamin A iyo ibaye nyinshi cyane ishobora kugutera uburwayi bundi utatekerezaga. Rero igihe cyose ugiye gufata yo kunywa, biba ari ngombwa ko uyifata under supervision ya muganga. Tretinoine ntabwo ari nziza kuyifata utayandikiwe na muganga cyangwa muganga atari kugukurikirana, kuko vitamin A zose zo kunywa ntabwo ari nziza. Zishobora kugutera uburwayi bundi utakekaga. Uburyo rero bwizewe bwo gukoresha vitamin A ni ukuyisiga. Wayisiga iri muri jelly form cyangwa iri mu maseramu cyangwa iri mu makreme. Icyambere ni uko vitamin A uyifata kugira ngo igufashe gukuraho iminkanyari. Uburyo wakoresha bwagufasha guhitamo vitamin A nziza. Twarabibonye ko kuri collagen uhitamo ugendeye kuri miligrame, aho bayisusinze, tukareba niba ari liquide, tukareba niba ari marine collagen, mbese ibyo byose twarabibonye. Tubona ko kuri hyaluronic acid ureba iri nano sized, mbese ureba bijyanye na size yayo bakoresheje. No kuri cleanser nabyo tuzareba surfactant tugomba kureba kugira ngo umenye cleanser nziza ijyanye na skin type yayo, nabyo tuzabireba, n'amatona tuzareba. Ariko reka uyu munsi turebe vitamin A ukwiye kugendera kuki uyihitamo. Icyambere ugomba kwitaho ni ukureba bakoresheje ingano ingana gute, mbese percentage ya retinol bakoresheje. Akenshi muri iyi minsi hemewe gukoresha 0.3 ku ruhu rwo mu maso na 0.5, ntabwo ndi kubyibuka neza, ku ruhu rwo ku mubiri. Ariko ikintu nakubwira ni uko iyo percentage ari ntoya n'ubundi result igaragara mu gihe kirekire. Nyine bifata igihe kirekire kugira ngo ubone result. Iyo ari nyinshi bifata igihe gito kugira ngo ubone result. Gusa iyo nanone ari nyinshi, effect ziba ari nyinshi mu mubiri. Niyo mpamvu muri iki gihe retinol akenshi uzasanga zitajya zirenza 1%. Nk'iyacu ni 0.8% twakoresheje, hamwe na niacinamide ingana na 2%.
So mu bintu ugomba kwitaho ni ukwita kuri percentage ziyigize, ukanareba n'izindi ingredient zakoreshejwe. Urugero nk'iyacu irimo za peptide, irimo za hyaluronic acid, irimo ingredient zigiye zitandukanye zagufasha gukuraho wrinkles vuba. Ngira ngo urabona ko result zirivugira. Ugereranyije na before ukareba n'ukuntu wenda wrinkles ntabwo ari nini ugereranyije na mbere uko zanganaga, urabona ko itanga result nziza. Retinol igira uburyo umubiri wacu uzakira, igira receptors zizakira zigahita zikoramo acide, irazakira ikazikoramo acide ariyo twita retinoic acid. Gusa hari izindi retinoid bisaba ko zihura na enzymes kugira ngo zibone gukora iyo retinoic acid. Retinoid nazo zirarushanwa mu mbaraga. Retinol esters izo zikoreshwa n'abantu ba sensitive skin kubera ko akenshi ntago zikunda gusiga ama irritation, ziba zoroheje cyane. Retinol kugira ngo ikore bisaba ibanza igahinduka retinol, igahinduka retinari, ikabona guhinduka retinoic acid. Urumva iyo process. Mu gihe retinol yita ihinduka retinari yongera igahinduka retinoic acid. Reka twaplike iyo process kugira ngo uyumve neza. Retinol zirimo amoko 4: retinol esters, retinol, retinari, retinoic acid. Retinoic acid ni vitamin A iri very active kurenza izindi. Ntabwo bisaba kuba converted mu kintu runaka, ahubwo yo igeze ku ruhu ihita itangira gukora ako kanya. Uziki rero na irritation zayo ziba ari nyinshi ugereranyije n'izindi vitamin. Retinoic kubera iyo mpamvu yuko ihita igera ku ruhu, receptors zikayakira zigahita zitangira kwikoresha ako kanya, ntabwo ari nziza kuri sensitive skin. Kandi ikindi no ku muntu usanzwe udakunda kugira irritation n'imwe, ishobora kumutera irritation kubera ko ibikaze cyane. Ikindi ugomba kumenya kuri retinoic acid ni uko irimo amoko 2 ariyo tretinoine na azitretinoine. Izi zombi zikoreshwa kwa muganga. Tretinoine ni imwe bisiga, azitretinoine ni zo kunywa. Zikoreshwa n'abaganga igihe bari kuvura ibiheri kuko zikuraho clogged pores kandi zigabanya ikorwa ry'amavuta ku kigero cyo hejuru. Ikindi nanone zifasha mu kongera collagen, zikaba zanakuraho na wrinkles. Gusa izi ngizi ni ngombwa kuzikoresha ari uko umuganga ari we wazikwandikiye. Njya mbona hari n'abantu bazikoresha bisanzwe ariko ntabwo ari byiza pe, kuko side effect yazo nararivuze. Niba utarabonye iyo video ivuga ku biheri, nakugira inama yo kugenda ukayireba kuko izi tretinoine na izotretinoine ntabwo ari nziza habe na gato. Iyo zikoreshejwe nabi zishobora kugutera ibindi bibazo mu mubiri. Kandi nubwo turi kwita ku ruhu, turi kwita ku buzima bwiza bw'uruhu rwacu, ariko nanone no mu imbere ntitugire ikintu na kimwe twangiza ngo usange impyiko zarapfuye cyangwa urwagashya, ibintu nk'ibyo. So itondere izi tretinoine. Retinol yo uko ikora bisaba step 2 kugira ngo ihinduke retinoic acid ibone gutangira gukora akazi. Kubera izo step 2 banza gukora, niyo mpamvu bifata igihe kinini kugira ngo ubone result ku ruhu rwawe. Impamvu kampani nyinshi zikunda gukoresha retinol aho gukoresha ubundi buryo ni ukugira ngo uyikoreshe igihe kirekire. Urumva iyo uyikoresha igihe kirekire egare ko baba bari kwinjiza. Indi mpamvu ituma bakoresha retinol mu mwanya wo gukoresha ibindi no gukora research ku bindi aba ari byo batangira gushira ku isoko, ni uko retinol zayo stress zayo ni nkeya. Irritation ugereranyije n'ibindi ziba ari nkeya. Naho izi zindi stress ntabwo wazikira. Sinzi ngo yambabuye, yanwitse, yagize gute, ntabwo stress ushobora kuzikira. Niyo mpamvu uzabona kampani nyinshi cyangwa ama brand menshi adakunda gukora ama retinal cyangwa za retinoic acid. Ni impamvu yo kugira ngo stress nazo tuzigabanye. Retinol niba ufite ibiheri ushobora gukenera za tretinoine na azotretinoine.
naho niba ufite iminkanyari ikiri mishya, ikiri mitoya, itari yagera kure, retinol zagufasha kuyikuraho mu gihe cya vuba. Naho niba wrinkles zawe zaragiye deep, uzimaranye igihe kinini, retinol niyo yagufasha. Retinol ubundi ku minkanyari ikiri mitoya irafasha pe, irafasha cyane. Naho iyo iminkanyari yageze deep, bifata igihe kinini cyane kugira ngo uzabone ya result. Bishobora no kugufata umwaka, imyaka 2 kugira ngo ubone result ku ruhu rwawe. So, niba ugeze mu myaka 25 cyangwa uri mu myaka yawe ya 20s uri kugenda uyisoza, tangira retinol hakiri kare kugira ngo ikurinde no kuba wazana iminkanyari mishya, kuko iyo yageze ku ruhu seriously bisaba akazi katoroshye kugira ngo iveho. Si akazi gusa kuko binasaba n'ikofi ibyibushye. Nubona product yanditseho Retista, iyo ngiyo iba ari retinol iri kumwe n'ama antioxidant nka vitamin C, vitamin E. Mbese ni ukuvuga ngo ni retinol baba baravanze n'ama antioxidant, bakongeramo n'izindi ingredient zifasha kongera moisturization. Nubona nanone retinol handitseho ngo granative retinol, iyo ngiyo uzamenye ko ari retinol yoroheje cyane, ariko iracyakorwaho ubushakashatsi, ariko ifite irritation hafi ya ntazo. Retinol noneho uburyo zo zikora nuko zo bisaba step imwe gusa kugira ngo itihinduka retinoic acid. Irritation zayo ziba ziri hejuru ugereranyije na retinol. Ikindi iri na antibacterial, ivura ibiheri. Wakwibaza ko ariyo itanga result yihuse, kubera iki kampani nyinshi zitayikoresha. Impamvu izi retinol ntabwo zikunda kuba stable. Ushobora kuyikoresha uyu munsi, basanga nyuma y'umunsi umwe ntiri gukora. Ntabwo ziri stable, niyo mpamvu kampani nyinshi zitakunda kuzikoresha. Gusa research iracyari kuzigaho, mu minsi ya vuba ushobora kuzabona kampani nyinshi ziri kuyikoresha. So ku kijyanye n'ama esters, retinol esters zo ziroroheje cyane. Ku muntu ufite sensitive skin niyo namurangira, gusa niba udafite sensitive skin rekana nazo, kuko kugira ngo zizabe retinoic acid bifata igihe kirekire, na result nayo uyibona mu gihe kirekire. Ubwo bivuze iki? Niba udafite sensitive skin, gerageza retinol na retinol. Wakoze cyane kureba iyi video, wibuke kudukurikira kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge bigisha kwita ku ruhu rwawe bitazajya bigucika.